urumva nyine nari nagiye gukora nyine ikizamini cyo kujya nyine ikinamico kuri radiyo, barambwiye batinjira ndinjira, bati nawe ushaka kujya ukina ikinamico kuri radiyo? Ntiyego. Bati ngaho tubwire rero ni ibiki by'ingenzi buriya bikurikizwa muri teatire ica kuri radiyo? Nanjye mba ndababwiye nti nyine buriya ni amategeko n'amabwiriza. Bati ngaho tubwira rero ayo mategeko n'amabwiriza. Ni nyine amabwiriza ni buriya ni kuba umuntu yifitemo ubuhanzi muri we, umuntu akaba yifitemo impano yo gukina, n'umuntu akaba azi gukorana n'abandi, n'umuntu akaba azi gusoma neza, ni hanyuma umuntu akaba azi kwibyazamo amarangamutima mu gihe akina. N'ikindi ni ukumenya nyine ko urimo gukinira kuri mikoro, ukabasha gukoresha igituza n'umutwe wawe mu kugira ngo amarangamutima aze. Batuye warabizi. Biciyemo. Bati ngaho noneho tubwire noneho amategeko. Amategeko ibintu umuntu ateza we ni nyine amategeko. Nturumva ni nka kumwe nyine wowe uba wagiyeyo ufite script ukaba wabisomye ukumva ko ubifite mu mutwe, ni hanyuma noneho ukaza kwibagirwa ukayishyira nk'inyuma hasi mu mugongo utari kuyisomaho kandi uri gukinana n'undi mutuzo agahita tukubwira ati soma ibyanditse we, hanyuma ugahita ukurikiza script. Nuko barasetse bati ngaho soka wowe urabizi. Ubu se sinkina.